Muraho nanone ni Faustin Kayinamura kuri C Forward nkuko bisanzwe dukomeje cya kiganiro tugira ikiganiro ku buzima turimo turaganira ibintu byinshi bitandukanye byatuma ubuzima bwacu bumererwa neza. Rero turakomeje uyu munsi turimo turavuga ku kintu cy'ingenzi cyane ndetse ahari bamwe muri twebwe tudakunze guhereza agaciro bifite, ariko ndi kwiringira yuko nyuma y'iki kiganiro biraza kuba byamaze kutwumvisha agaciro ndetse n'umumaro icyo ngicyo bifite. Turimo turaganira ku bijyanye no kwisuzumisha hakiri kare no kujya mu isuzumiro hakiri kare kugira ngo ubuzima bwacu tuburebe hakiri kare. Nibyo koko abanyarwanda nibo bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Nibyo koko iyo umuntu yirinze hakiri kare biramworohera cyane kurusha kwivuza. Kandi ikindi dukunze kuvuga yuko nangwa sinadukunze kuvuga ahubwo ni ibintu bihari niko kuri guhari, ni uko iyo umuntu ameze neza mu buzima n'ibindi byose bisigaye birangira bigenze neza. Iyo umuntu ameze neza mu buzima ibijyanye n'imikorere y'akazi igenda neza, bivuze ko amafaranga yiyongera. Bakunda kuvuga ngo ubuzima bwiza n'ubukungu bwiza. Iyo umuntu afite ubuzima bwiza bimuhereza n'imbaraga zo kuba yashaka ubukungu. Hari umuhanzi w'umunyarwanda wigeze kuririmba ngo kuburiho nicyo gishoro ngo tangira business. Ni imvugo iba ivuye mu kuvuga ngo niba ufite ubuzima bwiza niyo ntangiriro yo kugera ku bindi byiza byose biba bisigaye. Niyo mpamvu ari ingenzi ko uyu munsi tuganira ku bijyanye no kwisuzumisha ubuzima bwacu. Impamvu ni uko nka benshi wenda dukomoka wenda muri Afurika nangwa wenda no mu bindi bihugu usanga kujya kwa muganga ari igihe umuntu afite uburibwe gusa. Niba uri muraribwa umutwe, niba uri muraribwa mu nda, niba hari ikibazo runaka umva kitameze neza, nibwo uri buze gusanga muganga. Ariko kwita ku buzima neza ni ukujya kwa muganga, ni ukujya kubonana na muganga n'igihe waba nta bimenyetso uratangira kugira. Mwumva impamvu turimo turabivuga. Iyo utangiye kuribwa umutwe biba bivuze yuko wagize indwara, iyo ndwara ikaba yagize ikimenyetso, none ikimenyetso nicyo kikujyanye kwa muganga. Iyo ugiye kwisuzumisha kwa muganga nta bimenyetso uragira, uri kwihereza amahirwe ngo niba hari ikintu kiri kuza kibonwe hakiri kare, kivurwe hakiri kare, ibyo bimenyetso bitari byaza. Niyo mpamvu ari ingenzi. Hari indwara nyinshi ziramutse zibonwe hakiri kare zishobora kuba zavurwa bikarangira udakeneye n'imiti yo kwa muganga kubera ko byabonetse hakiri kare. Hari ibintu byinshi ushobora kujya kwa muganga bakabikubwira bigatuma ubasha kumenya ingamba uri buze gufata hakiri kare, bikaba byatuma ubuzima bwawe bumera neza. Turaza kuba turimo turabireba ibyo byose dushobora kuba twakwisuzumisha, nangwa ibyo byose dusuzuma iyo twagiye kwa muganga. Ku bantu twaganiriye ubushize twaganiriye ku bintu bitandukanye umuntu yakora ubuzima bwe bukagenda neza. Ibintu yakora bikanashoboka yuko rwose yakwirinda kujya kwa muganga agiye kwivuza. Ibintu twavuze ibijyanye n'imirire myiza, ibyurya, ibyunywa bigena ubuzima bwawe. Yuriye neza bikwirinda kujya kwa muganga. Twavuze kunywa amazi ahagije, ababyibuka twavuze ko amazi ahagije ni mililitiro 40 ku kilo. Niba ufite ibiro 50, ni ibiro 50 wakwana 40 ni nibura litiro 2 ku munsi amazi ahagije. Twavuze kuryama bihagije nibura hagati y'amasaha 7 ku 9. Iyo kuryama amasaha ahagije wihereza imbaraga. Twavuze ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, yuko ukwiriye kubyuka ukajya ukora imyitozo utagumye hamwe. Hari igihe tugera nko mu iki gihugu asanga ibintu byinshi ntago birimo biradusaba imbaraga, gutwara ahantu hose uri kujya ukenera gutwara imodoka, yewe n'ibintu wenda hari n'ahantu tujya bita ngo ni muri drive through, naho utwara nturinde uva mu modoka, serivisi ushaka bakayigureza ukiciye mu modoka. Iki gihugu gifite ibintu byinshi bishobora kuba byatuma utabasha kuba wakora imyitozo ngororamubiri.
niyo mpamvu usanga abantu babyibushye ari benshi cyane. Hari umuntu uba udafite ikindi kibazo cy'uburwayi ariko ugasanga nk'iyari muri Walmart kugira ngo abashe guhaha ahaha yiciye mu kagare kubera ko yarabyibushye cyane bitewe no kubura imyitozo ngororamubiri. N'ibindi byinshi twagiye tuganiraho, uyu munsi turimo turavuga ibijyanye no kwisuzumisha kwa muganga. Nkuko nabivuze, ntago tujya kwa muganga ari uko buri gihe twagize ibimenyetso. Ni byiza yuko tujya kwa muganga na mbere y'uko ibimenyetso biza kugira ngo tuganire na muganga atubwire inama, tumenye ingamba dukwiriye gufata hakiri kare. Mu busanzwe nta kibazo umuntu ajya kwa muganga nibura inshuro imwe mu mwaka. Inshuro imwe mu mwaka ibihagije ngo ubone na muganga, muganire, agufata ibizamini, amenye uburyo ubuzima bwawe buhagaze muri rusange. Ni ingenzi yuko ureba ahantu utuye, ukareba ivuriro rikwegereye, ukajyayo ukagirana uwo mubano n'uwo muganga. Iyo mvuga umubano ntabwo ari umubano udasanzwe, ni umubano w'uko ari buze kumenya ubuzima bwawe kuva umeze neza, akaba ari uzana gukurikirana mu kindi gihe kiri imbere. Ni ingenzi rero yuko mumenyana, mugatangira uwo mubano wo kugira ngo akwiteho. Rero iyo umaze kumenyana na muganga, umaze kugira muganga wawe, ni babandi twita ngo ni abaganga ba famiye. Ntabwo ari umuganga mu by'ukuri w'inzu y'iwanyu, ariko ni muganga ubasha kukwitaho utarwaye, agusuzuma kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza. Rero uwo muganga igiye kumureba, hari ibintu runaka barimo arasuzuma. Kwa kundi twavuze yuko hari ibintu bigaragara hakiri kare, byakwitabwaho hakiri kare, ukaba rwose byanakubuza kuba atari ngombwa no kuba wajya kwa muganga. Mbibutse ikindi, wenda ku bantu wenda baba bafite ikibazo cy'ururimi, kwa muganga ni uburenganzira bwawe guhabwa ubuvuzi mu rurimi uvuga. Kwa muganga hose, ku bitaro hose, aho ujya kubona na muganga, bafite inshingano zo gushakira umuntu uvuga ururimi rwawe, bakagura izo serivisi mu rurimi wumva. None igiye kwa muganga, ni ibihe bintu basuzuma kugira ngo barebe ubuzima bwawe uko bumeze? Bamwe muri mwebwe wenda mwagiye mwarabibonye ko bakunze kubipima, bapima uburebure bwawe, bagapima ibiro byawe. Ibyo babikoresha bapima ikintu bita body mass index. Ntabwo dufite ikinyarwanda cyacyo, ariko ngenekereje baba bari kureba ngo ibiro byawe n'uburebure byawe ese birahwanye. Hakaba hari umubare rero umwe babona ubabwira ngo umeze neza ntabwo umeze neza. Imibare mizima ni hagati ya 18 n'ibice 5 kugera kuri 24 n'ibice 9. Iyo uri munsi ya 18 n'ibice 5 uba ufite imirire mibi mikeya, uba urya bikeya, uri mu mirire mibi. Iyo uri hejuru ya 24 n'ibice 9 uba ufite imirire mibi ariko ihwanye no kurya byinshi cyane birenze ibyo ukwiriye kurya. Ibizima niyo mibare yo hagati. Nibyo twavugaga, iyo ugiye kwa muganga bakurebera aho uri kwerekeza, bakubwira ngo ukwiriye gukora ibi ngibi, ukwiriye kugabanya ibi ngibi. Kuko iyo inshuro nyinshi usanga nk'aha ngaha muri iki gihugu abenshi turi kujya mu mibare yo hejuru ya 24 n'ibice 9, hejuru ya 24 n'ibice 9 ngo nugera kuri 25 kugeza kuri 30, ni ibyitwa ni ibiro byinshi. Iyo birenze 30 byo yabaye uburwayi bita obesite, umubyibuho ukabije. Rero uwo mubyibuho ukabije, indwara hafi ya zose usanga umubyibuho ukabije uri buze kuzitera: kurwara impyiko, kurwara umwijima, kurwara umutima, umunaniro, kuryama ntusinzire. Ibintu byose, indwara nyinshi zitandura usanga nyinshi ziri buze kugira aho zihuriye n'umubyibuho ukabije. Rero iyo ugiye kwa muganga hakiri kare, muganga abasha kubikubwira, akanakugira n'inama z'uburyo wenda wahindura ibiryo urya. Niba wenda urya pizza cyane, niba wenda ukunze kurya ibinyamafufu byinshi cyane, utarya imboga nyinshi, niba utanywa amazi menshi, niba utarya imbuto, akakubwira ngo ku isahani yawe uragira ibingibi byinshi, ugira ibingibi bikeya. Iyo agiye kwa muganga basuzuma umuvuduko wawe. Ese umuvuduko w'amaraso umeze gute? Amaraso yagenda mu mutsi, haba hari umuvuduko agomba kugenderaho, ni 120/80. Muganga arakubwira ngo umeze neza nangwa ntabwo umeze neza. Niba ari mwinshi, ese biri guterwa n'iki?
hari ibikunze kubitera. Abantu banywa inzoga zirabitera, abantu banywa itabi zirabitera. Ibyo ni ibintu muganga ashaka kuba yakubwira. Umunyu mwinshi urabitera, kugira wagira stress nyinshi zirabitera. Iyo wagiye kwa muganga, muganga agufasha kukubwira wowe by'umwihariko bitewe n'ubwo mwaganiriye icyo ukwiriye gukora kugira ngo umuvuduko wawe udateza ikibazo. Umuvuduko ni indwara iteje ikibazo kuko iyo ubaye mwinshi cyane n'imitsi yo mu bwonko yaturika. Ni ingenzi kubimenya rero, mumenye icyo ubikoraho. Isukari nayo ni indwara. Uyu munsi abantu batinya kurwara diyabete, ariyo sukari hejuru, gutinya ko umuntu ashobora kuba yarwara sida wayirwara ukazajya ufata rwose imiti neza ukabaho nk'abandi bazima. Ariko diyabete ni indwara igoranye cyane, ni indwara igoye kuyivura kuko ibintu turya hafi ya byose bigenda bifite ayo masukari, iragoye cyane. Kuyirwara ni ikibazo gikomeye, ariko nanone usanga ari ikintu gishobora kuba cyavurwa hakiri kare nangwa cyakwirindwa ugiye ubonana na muganga hakiri kare. Kuko isukari igenda izamuka, muganga agenda abibona akavuga ati turabona itangiye kuzamuka, reka ibi ngibi, amaji menshi y'amasukari yareke, wenda jya unywa amazi menshi cyane, wenda atangira ukore siporo. Akenshi diyabete nayo ibihuye n'umubyibuho ukabije, gabanya umubyibuho ukabije. Muganga yibona hakiri kare akakubwira ibyo ukwiriye gukora, ukabyitaho hakiri kare. Ikiri muganga areba ni uburyo uhumeka, ni umwuka wawe ufite uburyo ungana. Umwuka utugaragariza uburyo ibihaha byawe birimo birakora. Iyo biri bikeya, muganga aragusuzuma kare kiri kubitera kugira ngo ubashe kugikoraho hakiri kare. Ibyo ni bikeya mvuze. Hari byinshi rwose muganga yasuzuma: imitekerereze yawe, uburyo uri kumva uhangayitse, ibyo muganga yabikora, n'ibindi bavandimwe ntavuze. Icyo nshaka yuko dusigarana ni kimwe: ntago tujya kona na muganga ari uko twarwaye. Ni ingenzi yuko tujye tutararwara nibura inshuro imwe mu mwaka kugira ngo dusuzumwe turebe aho duhagaze. Tubyibuke, wa munsi umwe wanze kureka akazi ngo ujye kwisuzumisha, birashoboka ko uzarwara ukajya kwa muganga by'iminsi 5. Birashoboka ko uzarwara ukajya kwa muganga by'icyumweru, ibyumweru 2 nangwa ukwezi. Sibyo nkwifuriza. Ibyo nifuza ni uko twagiriye gahunda yo kwisuzumisha kugira ngo twirinde ingaruka zose zo kutisuzumisha. Mwibuke yuko kwirinda biruta kwivuza, kandi ufite ubuzima bwiza uwo nguwo niwe ibindi byose bisigaye bigenda neza, harimo n'ubutunzi. Murakoze.